Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ku basore bambara amakabutura bakagenda mu mihanda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yajyaga ivuga iti inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Iti mu byo abantu basanze mu magambo y'ubuhanuzi bwa kera nuko ari ijambo rivuga ngo nutagira isoni ujye ukora icyo ushaka. Aha umuntu akwiye kugira isoni, akwiye kwiyubaha, akwiye kwitekerezaho, akwiye kwitekereza nyuma y'imyaka 10, 15, 20 ya nyuma y'uyu munsi. Umusore ntiyirebe ngo yirebemo ubusore hanyuma yibaze ko ibyo akoze byose biri burangire aho ngaho, kubera ko ejo hazaza hari ingaruka mbi cyangwa se nziza azagira zitewe n'imyitwarire mu busore bwe. No muri iyo myitwarire idahwitse ni ukwigaragaza mu kibi no kwitakana ikibi no kugenda utiyubashye na gato, nko kwambara amakabutura n'ibindi nk'ibyo ngibyo bisigaye bitangiye no kurengana n'insoresore, bigatangira no kugera no mu bantu b'abagabo bakuze cyangwa se bafite ubwenge bari bakwiye kuba akabarore mu bantu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama kubijyanye n'ubwambure yavuze ko ubwambure bw'umugabo ari ma bayna surra wa rukba, ko ari hagati y'umukondo n'amavi kuri wa wundi ufite imyambaro mikeya. Wa wundi ufite imyambaro mikeya agomba guhisha hagati y'umukondo n'amavi, bityo guhera munsi y'ivi kugera hejuru y'umukondo aho hose aho ngaho haba hagomba guhishwa igihe imyambaro ari mikeya. Naho iyo imyambaro ari myinshi ihagije, umuntu aba agomba kwambara akikwiza, akambara umubiri wose akawuhisha, usibye gusa aho adasabwa guhisha, nko guhera ku tubumbampore kugaruka hasi, yewe n'ahandi nko mu maso, ariko aba agomba kwambara agakwiza ahandi hose hakwizwa, nko mu mutwe n'umubiri wose usigaye, igituza n'undi mubiri wose. Kwambara ikabutura usi umuco wa Kisilamu, nta nubwo ari umuco w'abiyubashye, nta nubwo ari n'umuco w'ikuzo cyangwa se ishema hagati y'abantu, ahubwo ni umuco usuzuguritse. N'uwubonye awubonana ishozi, kabone nubwo rimwe na rimwe kubera ukwemera guke cyangwa se ipfunwe ridashingiye ku bunyangamugayo rishobora gutuma akumwenyurira gusa mu maso, ariko burya nimbuza uko ngira ntawe bakwishimiye, ntawe ushimishijwe no kubona ikibero cy'umugabo cyuzuye ubwoya cyangwa se n'ibindi, cyangwa se kubona umuntu agenda aho ngaho impfundiko ziri hejuru atari uko yabuze imyambaro, ahubwo gusa ari uko yarebye muri filimi cyangwa se mu muziki cyangwa se n'ahandi, akabona babanywe b'ibiyobyabwenge n'ababangizi b'isi bambaye imyambaro nk'iyo ngiyo, hanyuma akagira ngo nawe nabyambara araba yaciye akenge cyangwa se yabaye umuntu ujijutse. Ibi nta kujijuka kurimo, n'ibi ngibi nta bwenge burimo, n'ibi ngibi ntago bikwiye ku musore wa Kisilamu. Umusore wa Kisilamu aba agomba kwiyubaha, akanubaha idini ye, akubaha amategeko ye, akubaha n'umuco w'igihugu cye, igihe cyose uwo muco ushyigikira idini nk'uwo nguwo wo kutiyandarika no kutambara ubusa mu bantu ngo witwaje ko hari abandi babyambara. Ntago umuco umuntu awurebera ku bandi, ahubwo umuco awurebera ku bunyangamugayo bwe no mu mategeko agenga imico koko. Naho abarindagiye iyo babaye benshi bakagira igikorwa bahuriraho, ntago na wa munyabwenge arindagirana nabo. Wallahu a'lam.